Yes, ndabasuhuje mwese mukurikirana umuririmbyi gatatu TV aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Mwese ndabashimiye nk'uko mubizi, njye nitwa Gitangaza Daniel, nkunda gufatanya na Iremizi Janine ndetse na kameramani wacu Jacques Bukenya. Umunsi rero twagarutse mu kiganiro cyiza cyane nk'uko mubizi, umuririmbyi gatatu TV tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanyeho, tubagezaho ubuhamya, tubagezaho amagambo meza y'abakozi b'Imana, ubuhanuzi Imana yashyize muri bo bagahanura, tukavuga no ku mateka y'abakozi b'Imana bariho uyu munsi bagiye bakora ibitangaza Imana yabakoresheje. Uyu munsi rero turagaruka ku muhanzi Israel Mbonyi. Ku bakunzi ba Israel Mbonyi, turabasuhuje aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, muri Israel, mu bihugu byose byo ku isi aho muri mukurikirana umuhanzi Israel Mbonyi. Turabasuhuje cyane, tubararikiye gukurikirana iki kiganiro cyacu gica ku muririmbyi gatatu TV. Tugiye kuvuga rero ku mateka ya Israel Mbonyi. Nkuko mujya mukunda gukurikirana Israel Mbonyi mu ndirimbo nka number 1, yankuyeho urubanza ndetse n'izindi, uyu munsi tukaba dukunda kumva indirimbo baho. Nkuko mwari mubizi, Israel Mbonyi ni umuhanzi utarakunze kugaragara gukora amashusho y'indirimbo ze. Rimwe na rimwe ntitubona amashusho, tukazumva ari audio, ariko yaje gukora gashya kadasanzwe aho yatangiye gukora amavideo mu bitaramo yagiye yatendinga. Turaza kuvuga rero kuri uyu Israel Mbonyi wabaye mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye hano ku isi, aho yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza, akagera muri Canada, akagera mu Bubiligi, mu Buholandi, muri Finland, mu Buhinde, muri Kenya, Uganda, Mozambique, Afurika y'Epfo. Aho hantu hose ni ahantu Mbonyi yagiye azenguruka, wenda n'ahandi tutavuze. Ni ibihugu umuhanzi Israel Mbonyi yagiye akandagiramo mu rugendo rwe yagiye akora, arimo agenda akora umurimo w'Imana, arimo agenda aririmba. Mbararikire gukomeza gukurikirana byinshi ku muririmbyi gatatu TV, turacyari kumwe. Mbashimire nk'uko munkurikiye muri benshi, muri hirya no hino mukurikirana ibiganiro byacu. Turacyari ku muhanzi Israel Mbonyi. Bakunzi ba Israel Mbonyi, Israel Mbonyi indirimbo ye ya mbere yasohoye, album ya mbere, ni indirimbo yankuyeho urubanza. Iyi ndirimbo ku bantu bakurikiranye amateka ya Mbonyi Israel, ni indirimbo yandikiye mu gihugu cy'Ubuhinde, akayisohorera mu gihugu cy'Ubuhinde. Abenshi ntago mu bisobanukiwe neza, ariko uyu Mbonyi afite amateka menshi agiye atandukanye, turi bugende tumurebaho. Uyu Mbonyi yavukiye mu gihugu cya Congo, nicyo gihugu yavukiyemo. Turagenda tureba byinshi cyane, se yari Congo mu kahe gace? Uyu muhanzi Israel Mbonyi turimo kugenda tuganiraho. Israel Mbonyi yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu 1992, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bita Uvira. Ku bantu mujya mukurikirana ibintu by'amateka, aho hantu ndumva muhazi cyane. Uyu muhanzi wacu Mbonyi Israel ni umusore mwiza dukunze dukurikirana indirimbo ze nziza agenda tugezaho. Mu kwiga kwa Israel Mbonyi, amashuri ye yize menshi yayigiye mu gihugu cy'Ubuhinde, amarayo imyaka 4 yiga pharmacy. Mu mwaka wa nyuma akasorezayo ayo mashuri. Mwebwe mukurikira ikiganiro cyacu, mukurikiye umuririmbyi gatatu TV, muryoherwe n'iki kiganiro, kandi uri kuryoherwa n'ikiganiro ntiwibagirwe kuza gukora subscribe kugira ngo ukomeze uryoherwe n'ibyiza turimo kugenda tukugezaho umuririmbyi gatatu TV. Uyu Israel Mbonyi nk'umusore wavukiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yashitse mu gihugu cy'u Rwanda mu 1997. Nibwo yashitse mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva namwe ni inkuru ndende ku bantu badukurikiranye cyane, aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania, ku mugabane wa Afurika, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya. Bararikire gukomeza gukurikirana amateka ya Israel Mbonyi aho muri hose hatandukanye. Uyu musore Israel Mbonyi turimo turaganiraho, tureba amateka ye, bimwe mu bintu byiza byagiye bimuranga. Uyu Israel Mbonyi we n'umuryango we basengeye mu itorero rya Evangelical Restoration Church, benshi mukunda kwita kwa Apotre Masasu. Aho hantu yahakoreye umurimo w'Imana, araharirimbira, murumva yaracurangaga, yahakoreye ibyiza byinshi kandi bigiye bitandukanye. Murumva yuko
impano yari iri muri we, nubwo yari atari yashyira ibihangano bye hanze, ariko murumva yuko ni bya bindi bavuga ngo uko uzaba ntaho kujya, byanga bikunda uyu Israel Mbonyi byaramukurikiranye. Dukomeze n'amateka meza ya Israel Mbonyi yamuranze mu buhanzi bwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo umuhanzi Israel Mbonyi yatangiye afata umwanzuro aravuga ati ngiye kuririmbira Imana njyenyine nta bandi bantu dufatanije, aribwo yatangiraga kuririmba gahoro gahoro, agatangira kugenda agira amahishurirwa. Ari mu bantu bagiye bagira abahishurirwa y'indirimbo zigiye zitandukanye, akaziririmbira iwe cyangwa wenda n'iwabo aho yaragiye atuye, arimo arategura ibyo byose. Dukomeze n'umuhanzi Israel Mbonyi, byinshi tugiye kugenda tumurebaho, ntucikwe. Dukomeze n'uyu Israel Mbonyi mukunda cyane. Nk'uko mubizi alubumu ye yankuyeho urubanza, ariyo alubumu ya mbere, yari ifite indirimbo 8, benshi mukunda kuzumva za number 1, amaraso n'izindi zigiye zitandukanye yagiye aririmba. Uyu munsi wa none rero Mbonyi Israel ni umuntu udasanzwe, umuntu ufite ubuhanuzi bukomeye mu ndirimbo Imana yashyize muri we. Abamukurikirana bari hirya no hino, mwese tubabwire ngo iki kiganiro kirabareba kugira ngo musobanukirwe n'umukozi w'Imana cyangwa umuhanzi Mbonyi, kugira ngo ubutaha umuntu umukeneye mujye munaganira umuzi. N'umukozi w'Imana rero. Uyu channel ni umuririmbyi gatatu TV, dukomeje kugenda twiga tureba amateka y'umuhanzi Israel Mbonyi, uzwiho ku ndirimbo zabanje kuba audio adashaka gukora gospel, uzwiho kuba yarakoze urugendo mu gihugu cya Israel akakigaragaramo. Uyu munsi rero hagaragaye umusore usa na Mbonyi, uzi amateka ye neza neza, wagira ngo bavindimwe. Mbararikiye kuzamukurikira mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao, mwari kumwe nanjye Gitangaza Daniel ku muririmbyi gatatu TV. Shimire na bagenzi banjye dukorana, ndetse namwe mukora subscribe, share, like, comment, mukadufasha kwamamaza inkuru nziza. Bashimire, Imana ibaha umugisha, murakoze.